ubundi mama wowe ni wakabaye ujyana mu bandi babyeyi cyangwa se ngo uhagarare imbere y'umwana wawe uvuga ayo magambo wakabaye ukorwa n'isoni ukimwara mane sigaye mvuga ukansubiza nta soni ufite ndavuga nge ndi nyoko urabizi umva kishwa hano ujye guhinga unzanire n'amazi yasigana mu rugo mbere kujya muri izo ngirwa amashuri zanyu uranyuma nta mwanya we mufite nesese ariko rero n'ikindi kintu kiriho nubwo twasize hariya buriya se hasigaye nk'inisi n'intuzi ikiro ni nusubiremo ntakubwira cy'inzara cyakemutse ubu rero ikintu gikurikiyeho ngira ngo tujyeho inama kandi tukijyeho inama twagitekerejeho urabona wari urimo urambwira sanze wafashe gahunda yuko mu cyakaro ugigahinga urabona nubwo nshyizeho kwita tugigahinga ariko njyeweho inzara imaze gushira noneho natangiye kugira ibitekerezo urabona mu by'ukuri kugigahinga uri wenyine njye sinumva ko ari byo bintu bifite igisobanuro urabona vakansi yacu ishigaje nk'iminsi ingahe nta n'icyumweru kirimo kandi urabizi kubera nkora urugendo runini n'ubundi bizansaba gufata urugendo rundi nk'iminsi n'ingahe mbere ko ishuri ritangira urumva ko nta minsi ine nshigaje hano mu by'ukuri ubu uragigahinga wenyine ntabwo nagusiga rero igitekerezo mfite numvaga ubwo tubonye icyo kurya gihagije iri funguro rizatumaza ukwezi nutitwara nabi noneho njyewe numvaga wakwihangana ejo bundi nkabanza nkasubira ku ishuri rero ubwo icyo kurya cyakemutse ntawasi furere wawe ari nayo wanjye dupfa icyo kurya none icyo kurya uragifite hari ikindi kintu muzanduranyaho gusubira kuri uriya mugabo ko bikaze dore ikintu ugiye gukora guhera aka kanya ndetse n'uyu munsi ngewe ukuntu narangije kubifatira umwanzuro tugiye kurya rino kosho ryacu umutima mwiza icya kabiri tugiye gupanga gahunda y'uburyo tuzajya turara aho tubonye haduhaye amahoro dutandukane nawe burundu kurara rero birasaba iki nta mafaranga dufite ngo turajya gushakisha amacumbi hari ahantu hari ibikorwa bya leta bitishyurwa hari ahantu uba usanga kwa muganga nk'ibitaro haba hibereye nk'intebe zira zo kuri resebusiyo tuzajya tugenda twicarira bwije bazajya bagira ngo turwaje abantu bagira ngo turwaje abantu buke mu gitondo twigire mu byacu dutemberere tumenye n'ubundi ngo papa yari umukerarugendo ahubwo tujye twitembera tunamenye icya kabiri abana muri iyi minsi utubari hari utubyiniro twa danje ntabwo tujya dufunga turagenda nubwo tutazi kubyina turara twikaraga ibitujemo ewana paka tondo aga nta n'ikintu kigoye tutanabonye n'ibitaro ni ahantu habuze utubari ewana turara tubyina paka mu gitondo ni ukuzajya tugenda tukifatira agahezo tukajya babyina aho babyina twebwe nta bushobozi ngo turagura iryo cupa buriya abantu babona urimo umuvinga amahano ubyina ntawe umenya ibyo bagira ngo ni inzoga zakwishe ntawagusera icyo kurya se sifu urumva se kitaryoshye habuze ikiri natinze se umunsi rero uyu munsi ngufitiye seripurize nagutekeye umunsi uraryo n'ikombe intoki
ubwo nawe urakabya imitekerereze yawe koko si myiza. Urayizi nyine ni myiza ariko si wowe. Abantu bashyizemo icyuya. Aya cyane iyo yawe. Icyo nzi cyo ni uko uyu munsi uri bwishime. Nyine shede urabona inda yanjye imaze kuba imvutsi pe. Isaha n'isaha igise cyamfata ngo ntakirimo kubyara. Rero nagira ngo wenda tube twamenyesha umuryango wanjye ku buryo bibaye na ngombwa ko igise kimfata mama wanjye ariwe wanjyana kwa muganga. Papy, urabizi uretse kunyikundira ariko imiryango yawe urabizi ko tutari mu rwego rumwe. Imiryango yawe irakomeye kurusha iyacu. Musaza wawe bambwiye ko baba hanze, yewe na mama wawe bambwiye ko akora muri minisiteri. Rero ukuntu natunguka imbere ya mama wawe nkamubwira baza guherekeza ngo ugiye kubyara, ibintu byaba bigoye kandi tunarebye nabi. Siko umuntu yanabifungirwamo ariko ibintu birakomeye. Ahubwo dore icyo mbona twakora, ndumva ngomba gushaka umuntu wazaguherekeza ugiye kubyara, hanyuma ibindi tukazabikora nyuma y'uko uvuye kubyara. Ikintu bitwaye nta kibazo. ahubwo wandangaje ukanyekura ko bitanashiririye. Bakeza ariko mana yanjye we, none baza uriya mugabo amenya ibintu namukoreye, nkamubeshya iwacu, nkamubwira ko iwacu turi abakire turi abatindi, nkamubeshya ngo basaza banjye ni ba generali bari aho bomongana imihanda, ngo mama wanjye akora muri minisiteri, none yahuye n'uriya mukecuru. Mana niwe kurinda ibanga ryanjye, nawe ubundi isi yaba igiye kumbona pe. Ariko basi kandi gushaka ukuntu ndeba ko nabwira Mugisha, ndabizi wagira ibitekerezo birenze ibyanjye, wenda niwe wabona icyo amfasha, nawe ubundi naseba pe. Ariko Vladimir, uriya musaza uje atangisha abantu amajerekani, kuba utamukubise uba ugira ngo tubikore gute? Oya mani, ntabwo gukubita abantu. Icyo twebwe dushaka ni amafaranga. Amafaranga urabizi amazi muri karitsiye yarabuze, yaba ari muri karitsiye yaba ari mu gihugu hose. Ijerekani hano ni 3,000, umuntu utabizana aceho agende. Amafaranga icyo dukeneye ni amajerekani, natazana 5,000 nuboneho tubireke. N'umuntu uza kuvoma hano wese tumwemere. None kugira ngo ngewe unabyemere, umuntu utari buzana 3,000 hano nta bivuga. Tuyagurisha abaturage basanzwe. Oya, umuntu uwo ari we wese uri buze afite amafaranga 3,000, genda yatangira kuri 3, umuntu utari uraza atafite agenda. Byo kurwana hano icyo twaretse mwere. Nize kam umva zose wigiye he uretse jewe mwana mayi general patron de capital conclass British Empire maniga yura musaza namwemeza tu. Mugabanya amagambo cyatuzanye turakizi. Ubundi mu by'ukuri urifuza ijerekani ni 3,000, nimba utayafite caho. Ni 1,000 bingahe? 3 kuko robine ari ya sose ari ya nyoko cyaza nabera nibwo mbonye ibigoryi bya mbere. Biki akosha
mbona ushaka kwigira ndigabo. Ushaka kwigira ndigabo wowe? Ushaka kwigira ndigabo? Aka kaburyo ari keza, reba sha, wabonye ibere ryawe, iranepa. Wa bichi we! Wakambe ngiye mugire ibihe byiza. Ariko se grand frère, sibuko kuratwirukanye. Namwe muri abantu bakuru mugende mushaka akazi mukora. Ariko rero nawe watwumva. Urabona twese turi mu buzima bw'ishuri. Uyu mwanya wa none turasabwa ngo duhahe dukore ibintu mu by'ukuri urumva amafaranga twayavana. Bose nta wundi mutima mubi dufite. Waturwanyeho nk'aba rumuna bawe. Reka mbabwire tuvinda imwenda bize. Namwe nicyo gihe ngo mukore. Abasore babe mabana n'abatunga mu rugo nkabishobora. Ahubwo mugende mugire ibihe byiza. Kandi kuri batwirukanye. Kazubwe. Turajyayo ko twirukanye. Twari dukwiye kumusaba basi amahirwe ya nyuma tukaba twikinzeho n'iminsi ibiri. Ese ugira ngo akubwire ngo arakwiruka? Ese arakubwira ngo ujye gushaka akazi? Urashaka kahese? Iporo mufite ya hehese? None se bwo turajya? Ubu turajya? Turajya. Ariko reka nkwereke. Kandi ibi bintu ntitukabitindeho. Uri umuntu nagucira amarenga y'ikimurimo. Ye rero kuno mbyumva. Ko kunahangayika. Uyu mwanya wa none dufite amahitamo menshi. Guhera aka kanya two kwirirwa tunabitindaho. Tugende tuyoboze tugigahinga uko byagenda kose. Tuzagerayo. Kandi uriya ntakomeze kutuzana iterabwoba buriya byarangiye dufata icyemezo nk'abantu b'abagabo urumva ubu yadusezeye burundu kandi twibitindaho icyemezo vuba ahubwo tugende nawe. Cyamahero. Niko mwabagabo. Ko mugihamye hangaha. Hari urimo wivuga muri mwebwe? Ko mugihamye hano byagenze gute? Hari umurwayi muri mwebwe? Dogite. Hari umurwayi twaje kureba urimo hano mu bitaro. Ko ndeba nza. Ko tumwe muri kinyarwanda dukize. Tuno tugore dogite. Nitwo turimo duhekenya. Abaganga ndabona ibya ntazi. Kandi isubire mu byo narimo.
byarangiye do se ntarenze umureba ako kaza witonde uriya mudogiteri ukuntu aturebye ndarikanza ikibazo gihari ni iki ntiyaturebye se akagenda hoze n'ubwa mbere dogiteri arebye abarwayi ahubwo reka nkwereke ubundi uretse guhenda yaranaciye hano agenda ubundi wabonye abadogiteri baza kureba abantu bari kuri resebusiyo nta nuko yigenderaga njyewe ibintu ndabimenya ntureze sinakubwiye ko mu rugendo mva ku ishuri naje ndara mu nzira yewe ibi bintu ndabimenyereye hari n'icyo ushobora no kuhamara iminsi ingahe utaranabona n'umuntu uza kukwakira hakurya uri kunoza ubwenge ko batate banjye rero ikintu cyatumye nza ngo dusangire ntabwo kwari gusangira gusa ahubwo ingingo nyamukuru numvaga yari yatumye numva mba nshaka ko tuvugana kugira ngo mungire inama ku kibazo nagize kuva nyine nava mu rugo naragiye mpura n'umwana w'umukobwa wo mu bakire ufite basaza b'abajenerali n'abakuru be bibera i Burayi, mama we ni minisitiri, umwana w'umukobwa tugira gutya tubana muri ubwo buryo nyine nanjye mvuga ni ndongora umuntu wo mu miryango ikomeye turabanye ibintu bigenze neza ariko sinajya iwabo tubana nyine gutyo nazi iwabo nawe atazi iwacu nyine murabizi mwigeze mumubona nibyo mbabwira nagize vuba mu buryo bwo kugira ngo mufatirane ko namurebaga nanjye mwumva nininda gato wenda atazananyemera nyine murabizi ko umuryango wacu udakomeye nawe ushaka ko batahanye gahunda babanzaga kuganira nawe ukavuga uti aho kugira ngo nirukanye ntaramugezi iwabo reka ngire vuba wa mugani hanyuma umugezi iwabo iwacu bavuga ko mbahiye kuva ntarajya no kubereka uwo twashakanye nawe bamara kubyumva ukibaza utese yewe n'iwacu nanjye aho mvuka babona nkunze umuntu ntazi aho avuka yewe ntabwo bazabimpora ubwo rero hasigaye mukajya inama gahunda yanyu mwamara kuyuzuza mukamurujuje mukajya gukora gahunda yo kujya iwabo umugore tate mukuru rero ibyo uvuga nibyo najyayo pe nanjye ndabishaka urumva ko nta kintu byaba bintwaye ku giti cyanjye ariko uburyo nabumvishije ntabwo nabatunguka mu maso ubundi rero umuhungu nese tante siko nshobora kujya ariko ukanamfunga bakagufunga ntabwo banyemera habe na mba kuki batagomba kukwemera se waremeye umukobwa wabo ugashakana nawe nyine ni bya bindi urumva bo barakomeye ariko ngewe nkurikije ukuntu nababonye bo bumva ko nyine bagomba kugira umukwe ukomeye nawe ibyo rero nabyo byagaruka umukobwa ntibyagaruka wowe ntabwo waje kumwiba iwabo ntaho wagiye kumukura ahandi mwarabanye mubanye murahuza murabana mu gihe yagushimye nawe ukamushima ntari birwariye izo nama nyine nizo nabashakagaho ko ngewe nyine nabuze icyo nkora urumva namwe ntabwo mwari mubizi niyo mpamvu nari naje nyine abantu bakuru ngo mumpe inama hanyuma ndebe icyo nakora hanyuma ibindi byo kujyayo wenda kizagera njyeyo namwe mwese mubimenye ariko kuri ubu bwo ntabwo najyayo kandi abari mu butekerezo bwo bagira icyo bakumarira nubwo baba bakize bate ntabwo bazamurongora hari n'igihe batagira icyo bagutwara
rero murumuna wanjye mwabona urabona yuko uko byagenda kose ibi bitaro byo bimaze kutumenyera. Abaganga mbere ku ikubitiro bajyaga batubaza ngo turashaka iki ngo tuje kwivuza. Hari n'umwe wigeze ubonera ijoro? Ntamugane nijoro ko nawaje. Ejo bundi se bwo waramubonye? Akareka. Cyangwa sha barangije kutubonamo ko turi abanyabibazo. Bararebye hari bakeka ko ari abarwayi turwaje hano bamaze igihe. Tutegerere mu urari ikintu kiyo. Urabona ubuzima umaze kubumenyera. Yawe kubwira ibi ngibi urabona ko wa mbere tuzatangira ishuri. Kandi ubu ndasabwa ejo mu cyakare ku wa gatandatu kubyuka nkigaba. Bakurabona ninjye wagendanye imfunguzo z'aho abanyeshuri babitse ibikoresho ku ishuri. Bivuze yuko mu cyakare byuka ngende aka kanya ka none rero ikintu kiriho. Tugiye kugenda tugere kwa muvandimwe. Tugiye kugerayo kuko uribuka ko ariho nasize igikapu cyanjye. Fata igikapu managure n'aka gapantaro. Rero ko mu gitondo najya ku ishuri noneho ikintu rero ngiye kugusaba. Ugiye gukora iyo bwabaga. Ubuzima bwo ndizera bumaze kubumenyera. Icyo kurya nticyakemutse. So bibona. Zitumaze iminsi ngahe nicyo kiba cyane cyaturimo. Aho kuryama nticyakemutse. Ara neza ari umuntu ara neza nkata. Ubu rero ndumva icyo nakora uko nangiye kubasezera tuzasigara nanjye simbizi ariko ndatekereza yuko nta kizakugora. Izi n'ikindi kazi uragiye ndi kwibaza ahantu uzakura ubushobozi kugerayo n'ubundi ku ishuri nawe hari ibindi bintu uzakenera yewe usibye no mpamba ibi ni idutunze urabizi twakagore twayo ngere na niyo kintu usibye akangaka niko dutungira n'icumbi kuri bona nuko waje kwandikisha ubwenge uragira ku ishuri